bavuka nta kintu bafite ariko bakazagera kuri byinshi kugeza aho isi yose bavuga. Hari n'abandi batangira ubuzima bafite byose ariko bakazagenda nta nicyo basize. Niki gitandukanya abatsinda n'abatsindwa? Mu buzima buri wese ahora arwana n'ikibazo kimwe, kugera ku nzozi ze, ariko benshi bagarukira nzira kugeza ubwo batekereza ko bataremewe intsinzi. Nitwa Bikora Alfred, reka tubigarukeho. Gutsinda si amahirwe, gutsinda ni amahame, kuko buri kintu cyose gitangirira mu bitekerezo. Uko utekereza ni kubaho, ukubaho niko gutera kugera ku byo wifuza. Ushaka gutsinda agomba gutangirira mu mutima, mu bitekerezo no mu byo yemera. Intsinzi si urugendo rwo hanze, ni urugendo rwo mu mutima. Bigusaba icyerekezo gisobanutse, imbaraga zo kwihangana, ubushake bwo guhindura imyumvire n'umutima uhorana kwizera no gukora neza. Kuko igihe uha agaciro ibitekerezo byawe, uha agaciro ubuzima bwawe. Uyu munsi rero turagutembereza mu nzira z'ubwenge, ubuzima, ubumenyi n'umwuka nk'uko zagaragajwe n'abatsinze mbere yacu. Umwanditsi w'umunyabwenge Napoleon Hill yamaze imyaka irenga 20 aganira n'abanyabwenge, abashoramari, abahanga n'abayobozi b'isi. Yaje gusanga hari amategeko 10 yibanze agenga buri muntu ushaka gutsinda, atari mu by'ubukire gusa ahubwo no mu mutima, mu mibanire no mu mico. Aya mategeko si amabanga ahishe mu kirere, ahubwo ni ukuri kugaragara mu mibereho ya buri munsi. Ni amategeko ahindura imyumvire, akubaka imico kandi agahindura ubuzima. Gutsinda si amahirwe, ahubwo ni imigenzo n'imyitwarire igenga ubuzima bw'umuntu ushaka kugera ku byo yifuza. Itegeko rya mbere, kugira intego isobanutse. Umuntu udafite intego ni nk'ubwato buri mu nyanja budafite umuyobozi. Umuntu wese ushaka gutsinda agomba kumenya icyo ashaka mu buzima. Intego ni ituma imbaraga zose zijya mu cyerekezo kimwe. Ushaka gutsinda agomba kwandika intego ye ahagaragara, kuyivuga buri munsi, kuyishingiraho mu bikorwa bye bya buri munsi. Itegeko rya kabiri, kwizera no kwiyizera. Uri uwo utekereza ko uri we. Kwizera ni imbaraga itagaragara ariko ituma ibintu byose bishoboka. Naho kwiyizera ni ugufata icyemezo cyo kutagira ubwoba no kutumva ko ushobora kunanirwa. Uyu munyabwenge avuga ko kwizera bituruka mu bitekerezo byo mu mutima. Iyo wizeye utuma ubwonko bwawe bukora mu buryo bushyigikira intego zawe. Uwiyizera aba afite ubushobozi bwo gutsinda ibyo abandi babona nk'ibidashoboka. Itegeko rya gatatu, gukora ibirenze ibyo usabwa. Abantu benshi bakora gake bagategereza umusaruro mwinshi. Nyamara amategeko yo kugera ku ntsinzi avuga ko umusaruro uva mu bikorwa birenze ibikenewe. Nukora byinshi kubw'abandi, Imana izaguha byinshi kubwawe. Iyo umuntu yitangiye umurimo we akawukora atagamije inyungu yihuse, ahubwo agamije kuba inyangamugayo n'intangarugero, amahirwe aza mu buryo atari yiteze. Itegeko rya kane, kumenya kugenga ibitekerezo byawe. Ubwonko ni ikiraro cy'intsinzi cyangwa icyo kunanirwa. Uko utekereza niko ubaho. Iyo wibanda ku bitagenda, ubuzima bwawe bugenda nabi, ariko iyo wibanda ku bitekerezo by'ubutsinzi n'imigambi myiza, ubuzima bwawe bugenda mu murongo mwiza. Uyu munyabwenge avuga ko ibitekerezo byawe ni imbuto, ibyo utekereza nicyo uzasarura. Itegeko rya gatanu, ubufatanye n'abandi. Nta muntu umwe ushobora gutsinda wenyine. Abantu babiri cyangwa barenze bashyize hamwe mu bitekerezo, bafite intego imwe, baba bafite imbaraga zirenga iz'umuntu umwe. Nibyo uyu munyabwenge atubwira witwa Napoleon. Shaka abantu bazagufasha kugera ku nzozi zawe, ureke abazakubwira ko bidashoboka. Itegeko rya gatandatu,
imyumvire myiza n'ubushobozi bwo kwiyumvisha. Imyumvire ni inkomoko y'ibikorwa. Kugira ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu ni intangiriro yo kubigeraho. Buri kintu cyose cyabayeho cyatangiriye mu bitekerezo. Iyo wiyumvisha intsinzi buri munsi, ubwonko bwawe butangira gukora mu buryo wishimangira. Banza uyibone mu bwonko bwawe, ubundi izigaragaza mu buzima bwawe. Itegeko rya 7: imyitwarire no kugira umurongo. Intsinzi ikunda umuntu ufite gahunda n'imyumvire ikora neza. Guhuzagurika ni umwanzi ukomeye w'intsinzi. Uyu munyabwenge atwigisha ko gukora gahunda ya buri munsi cyangwa se buri gitondo ni ingenzi. Gushyira mu bikorwa ibyo dutekereje. Gukuraho ibintu byose bidufata umwanya cyangwa igihe bidafite akamaro. Utagira gahunda aba yemeye kuyoborwa n'ibyago. Itegeko rya 8: kwirinda kuganzwa n'imyumvire mibi. Umuntu wubaha ibitekerezo bye agomba kumenya kubigenga. Ubujiji, umujinya, ishyari, urwango n'ubwoba ni imbaraga zisahura intsinzi. Uyu munyabwenge avuga ko umuntu atsinda abandi ari uko abanje kwitsinda we ubwe. Iyo umuntu yigenzura abasha kugenga n'isi imuzengurutse. Intsinzi nyayo ni ugutsinda ubwoba, kutizera n'amarangamutima mabi. Itegeko rya 9: kwihangana no guhorana icyizere. Abantu batsindwa kenshi si uko batari abahanga, ahubwo ni uko batihanganye bihagije. Ushobora gutsindwa inshuro 99, ariko intsinzi y'ijana igahindura amateka yawe. Uwanga gucika intege aba afite 1/2 cy'intsinzi. Napoleon avuga ko umuntu agomba kugira icyizere gihoraho, kitagengwa n'uko ibintu bimeze neza, ahubwo gishingiye ku kwizera ko ejo hazaba heza kurusha uyu munsi. Itegeko rya 10: impamvu n'ingaruka za buri kintu. Mu isi yose nta kintu kibaho nta mpamvu. Ibikorwa byose bitanga umusaruro uhwanye n'icyo twakoze cyangwa se uhwanye n'uko byakozwe. Uko utekereza, uko ukora, uko uvuga, byose bigira ingaruka ku buzima bwawe. Iyo utera imbuto z'umurava, ubunyangamugayo n'urukundo, ugomba gusarura ibyiza n'ihame. Utera icyiza ugasarura ibyiza. Utera umunyu ugasarura umunyu. Gerageza aya mategeko mu buzima bwawe bwa buri munsi, uzagira impinduka mu bitekerezo, mu mibereho, mu mibanire n'abandi. Ibi bitwigisha ko Imana yahaye buri muntu ubushobozi bwo kuba uwo ashaka kuba. Impamvu abantu benshi batsindwa ni uko batemera ko bashobora gutsinda. Ibanga ry'intsinzi riri mu mutima wawe. Nuhindura uburyo utekerezamo, uzahindura n'ubuzima bwawe. Intsinzi si impano, ni igihembo cy'umuntu wizeye, wakoze kandi wihanganye. Imana ibahe umugisha.